uwo niwe uzatura ahirengeye, yikingira igihome cyo ku rutare, azahabwa ibyo kurya bimutunga, n'amazi yo kunywa ntazayabura. N'amazi yo kunywa ntazayabura. Mu gihe cy'amagara mazima no mu gihe cy'uburwayi, amazi meza ni imwe mu migisha iruta iyindi ijuru ryaduhitiyemo. Kuyakoresha neza bituma turushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ni ikinyobwa Imana yatanze ngo kimare inyota abantu n'inyamaswa. Kuyanywa igihe cyose bifasha umubiri kubona ibyo ukeneye kandi ukawunganira mu kurwanya indwara. Amazi abasha gukoreshwa mu buryo bwinshi mu koroshya uburibwe. Abantu ibihumbi bapfuye bazize kubura amazi meza n'umwuka mwiza, nyamara barashoboraga kubaho. Iyi migisha bari bayikeneye kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Iyaba mu gihe umurwayi afite umuriro yahabwaga amazi nk'ikinyobwa kandi agashyirwaho ibitambaro bitose ku mubiri, uwo murwayi ntiyagira uburibwe iminsi myinshi n'amajoro menshi, kandi ubuzima bwa benshi buba bwarakize. Nyamara abantu ibihumbi bapfuye bazize umuriro mwinshi kugeza ubwo ikintu gitera uwo muriro gihiye kigashira, imbaraga z'ingenzi zikarangira, kandi bapfuye bababara bikabije. Ntibahawe amahirwe yo kunywa amazi yo kuzimya uwo muriro no kubamara inyota. Amazi akoreshwa mu kuzimya umuriro utwika inyubako ntiyitabwaho mu gihe yagombaga kuzimya umuriro ugutwika ingingo z'imibiri y'abantu. Amazi aboneza umubiri wose anyuze mu koza ingingo neza, kandi ayo mazi atuma ingingo zikorana. Dore bimwe mu by'ingenzi amazi afasha imibiri yacu. Amazi aringaniza ubushyuhe mu mubiri, afasha impyiko n'umwijima binyuze mu gusohora imyanda mu mubiri. Amazi kandi afasha mu gutwara intungamubiri n'umwuka mwiza, afasha mu kurinda constipation, kandi amazi afasha mu kurinda umwuma. Dore bimwe mu bizakwereka ko umubiri wawe ukennye amazi. Ukunda kugira iminwa yumye, kumva unaniwe kandi ushaka gusinzira akenshi mu masaha wakabaye ufite imbaraga, kugira inyota, kwihagarika gake, kugira uruhu rwumye, kuribwa umutwe kenshi, kugira impatwe abenshi bita constipation. Ibi tuvuze hamwe n'ibindi ni bimwe mu byakwereka ko umubiri wawe ukennye amazi.